ni ukugira ngo twinjire mu kiganiro mbanze nkanyuzeho dukomeze. Nafashe time akavideo kana akabonye kama ku mutima mbona ko uracyari umurasta uje kumusaba imbabazi indi musimba wowe ariko acucusha hata yago ashimi yanje akavideo kana nakabonye kama ku mutima biba ngombwa ko numva indirimbo kuri album yawe bumvishe indirimbo ikibazo indirimbo nakunze Sintex ni waririmbiye cyane kumurusha ubwo umuntu ntabwo akunze yago yeah data uyu Patrick no kuneranyaho boto ahunga peace album ni fresh hano urumva Paxson ubwo noneho mbere yawe yari yavuze uburyo ngo nago yakumva indirimbo za Yago ngo niyo yaba agiye gupfa ariko right now agarukanye kaza makuru muri rusange. Ndashimira umuntu witwa Chris Easy. Yo Chris Easy, wagwan man. How you doing man? Stay true to yourself man. Stay strong. Chris Easy amazimisa agize ibyago. Imana igukomeze bro. Imana igukomeze kandi igukomereza umutima cyane cyane. Ku umutima nicyo kintu ni Imana yaremye umuntu mushyiraho ingingo nyinshi zitandukanye kandi buri rugingo rwuzuzanya n'urundi. Ariko noneho hari n'ibice Imana baragikunda cyane ku muntu umutima niho Imana itura. Hano nibwo noneho Yago ku buryo ibihe byiza ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabasuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Tuganira amakuru agezweho kuri YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu. Ikintu kigezweho uyu munsi ni ikihe? Ariko slogan yacu ni iyi: twubaka showbiz nyarwanda iziramo ishyari, inzangano, gutukana, gushyamana, kwangana, gusebanya ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Twebwe nk'ibyo nibyo tuba tugira ngo duhashyemo umunsi ku munsi, ingingo ku yindi cyangwa ku bintu tugenda dukora umunsi ku munsi. Mu kiganiro twakoze ubushize twabonye witwa Paxson ubwo yaje kwihimura bitewe nuko yari ameze cyangwa yari kuvuga ngo arashonje cyangwa ibindi. Nanone twabonye verisiyo noneho aza gusaba imbabazi Yago nubwo ateruye neza ariko yabigezeho. Ni ukugira ngo twinjire mu kiganiro mbanze nkanyuzeho dukomeze. Nafashe time akavideo kana akabonye kama ku mutima mbona ko uracyari umurasta uje kumusaba imbabazi indi musimba wowe ariko acucusha hata Yago ashimi yanje akavideo kana nakabonye kama ku mutima biba ngombwa ko numva indirimbo kuri album yawe bumvishe indirimbo ikibazo indirimbo nakunze Sintex ni waririmbiye cyane kumurusha ubwo umuntu ntabwo akunze yago yeah data uyu Patrick no kuneranyaho boto ahunga peace album ni fresh hano urumva Paxson ubwo noneho mbere yawe yari yavuze uburyo ngo nago yakumva indirimbo za Yago ngo niyo yaba agiye gupfa ariko right now agarukanye verisiyo nziza agaragaza yuko yagiye ku album ya Yago nziza cyane. Murabizi ko Yago afite album bita Yago Life, tumugende muyirebe amuyisapotinge ndetse n'ibindi byinshi. Murabizi ko nanone Yago yakomeje guha challenge ibyamamare cyangwa abantu benshi bagezweho ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo bintu byagiye bivugwa cyane, noneho abantu benshi bagenda bayakira. Hano turumva n'abantu yagiye ashimira umunsi ku munsi, ariko hano hari challenge yakomye abantu benshi ku mutima. Urumva abantu benshi bagiye babimusaba, ariko reka tubanze twisomere iyi ngiyi.
ni iyi ngiyi noneho dutegereje kumva. Noneho reka nyibasomere hanyuma turaza kuyivugaho, kuko uyu no muntu ukomeye bamwita Nopcha, nyiri country record, we yakoze ibintu bikomeye kuri Yago. So ku rukuta rwe rwa Facebook yaragiye handitseho Nduwimana Jean Paul, cyangwa nyine amenyekanye nka Nopcha, atandika Yago Time Challenge. Arandika aravuga ati Yago ni umuhanzi wagize uruhare rukomeye mu guteza imbere umuziki nyarwanda. Ibyo bizwi na bose. Natwe rero twifuza gukomeza kumushyigikira mu muziki we nk'uko nawe yashyigikiye abandi. Ubwo urumva hano ni Nopcha avuga yuko Yago yashyigikiye bamwe, none namwe bakwiye kumushyigikira. Tumugeneye umunsi wo kuwa mbere tariki 11 z'ukwezi kwa munani 2025. Uyu munsi gusa wararangiye. Umunsi bamugeneye aho tuzakina indirimbo ze zose. Hano nibwo Nopcha yavuze ati kuri radiyo ye ikorera i Rusizi, nibwo noneho tugiye gutanga challenge tuyaccepting ya Yago, ubwo tugiye guplayinga album ye, indirimbo ze zose ku itariki 8 kwa munani ku itariki 12. Abantu bumvishe no radio barabibonye, ubwo abacuranze indirimbo umunsi wose. Urumva ni igikorwa cyiza cyane cyo gusapotinga umuvandimwe. So niyo mpamvu na Yago yicaye kuri YouTube channel ashimira Nopcha. Ese ninde utashimira Nopcha? Umuntu ufata radio yose umunsi wose akirirwa acuranga indirimbo z'umuhanzi, ni Country FM radio kabisa, ubwo yabikoze. So tumushimire, anataginga n'andi maradiyo menshi cyane mwagiye munayibona. Ni nabwo yakoze post avuga ati Yago Time kuri Country FM 105.7, ubwo abamaze umunsi wose ba playinga indirimbo ze. N'ibintu byinshi cyane. Nta mpamvu kudashimira Nopcha, byaba bibabaje kabisa. Tumushimire gufata intera cyangwa gufata ikintu nk'iki akagishyira ku muziki wa Yago. Ibitangazamakuru byabikora ni bike cyane pe, nukuri simbabeshye. Ibitangazamakuru byabikora ni bike cyane. Uyu ni Yago noneho ugikomeza gushimira itangazamakuru muri rusange. Ndashimira umuntu witwa Chris Easy. Yo Chris Easy, wagwan man, how you doing man? Stay true to yourself man, stay strong. Chris Easy amaze iminsi agize ibyago. Imana igukomeze bro, Imana igukomeze kandi igukomereza umutima cyane cyane. Ku umutima nicyo kintu ni Imana yaremye umuntu mushyiraho ingingo nyinshi zitandukanye, kandi buri rugingo rwuzuzanya n'urundi. Ariko noneho hari n'ibice Imana baragikunda cyane k'umuntu. Umutima niho Imana itura. Hano nibwo noneho Yago ku buryo uwitwa Chris Easy ya accepting challenge yo kumpostingira album. Hano ubwo nibwo yari yaje kugira gute, yari yaje kumushimira. So n'abandi benshi cyane witwa Anita Pendo muri kubireba muri video, ubwo nawe yacceptinze challenge posting indirimbo yakoranye na Omega wo mu gihugu cya Uganda, ariko n'umunyarwandakazi w'umunyankore. So ndetse na X-Large nawe yaramupostinze kuri YouTube channel yo muri community. Biba byiza cyane. Turasoreza ku kirero kugira ngo dukomeze twubake industry nyarwanda iziramo amashyari, insangano ndetse n'ibindi byinshi cyane. Kirakabaye noneho nibwo twagiye tubona ubwo Nopcha yapostingaga iriya nkuru. Hano abantu benshi ngo bizera ibitangazamakuru bikeya ngo bibreakinga iriya nkuru. Reka nze nyirebe hanyuma nyisome dukomeza. Abantu benshi bagiye
nabwo twaje tubona Inyarwanda yandika ngo nyuma y'uko Yago asabye imbabazi ndetse bamwe mu bo asaba imbabazi bazamuha arimo ubwo nyine Nopuja yiyemeje gufata akaboko Yago abinyujije kuri radiyo yashinze yitwa Country FM. Nopuja yatangaje ko Yago ari umwe mu bagize uruhare runini mu guteza imbere umuziki nyarwanda, bityo nawe akwiye gufashwa. Urumva nawe bakwiye kumusapotinga kugira ngo umuziki waguke muri rusange. Twebwe niyo mpamvu nkunda no kubabwira ngo ikintu cyose kigomba kubaho ari ubufatanye, ari ubumwe, ari urukundo, kugira ngo noneho tugere kure heza. Ubwo ni nabwo n'igihe yahise nako Inyarwanda yahise ibivugaho muri rusange. Why not tutakomeza gusapotingana? Niba Anita Pendo MC wa Danji, umunyamakuru wa Danji, wita uposting Chris Easy ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye ba X-Large, ariko abantu benshi nagiye kumbona ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko burya zambabazi no gutwikira album no gutwikira ibiki, ariko hari aho ari mu kiganiro nabonye burya ntubona umugabo ubasha nyine guca bugufa akemera guseba. Uwo muntu ujya umenya yuko agishaka ubumwe, gufashanya, gushyira hamwe kugira ngo uruganda rwa muziki, uruganda nyarwanda, pana uruganda rwo gukora ibiganiro, uruganda rwo gukora ibindi bitandukanye, rwo gufasha, ariko umuziki wacu nawe ushaka gutera imbere kugira ngo tugere kure henshi hashoboka. Ariko niyo mpamvu bavuga ngo nidushyira hamwe bizaba ari byiza, bizaba biryoheye amaso n'amatwi. Hano niyo mpamvu tuvuga ati tugomba gushimira Nopuja ufite radiyo nziza nk'iriya, nubwo ikorera i Rusizi, tukayisapoti, igasapotinga umuziki wa Yago ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ako se byari kuba byiza bikaryohera amaso ndetse n'amatwi n'ababyumva ubwo Yago noneho yasoraga album ye ya mbere. Urumva yari agifite shining, abantu bamukunze bamushyigikira, ariko ni nk'agacanye twa Bruce Melody, nk'uko mbere yashishikarizaga abantu kujya mu gitaramo cya Yago, nanone yabashishikariza kujya kumva album. Supporting Yago, mujye mu gitaramo cya Yago. Ni intera ya fresh umuntu aba ateye. Iyo ukoze umuziki ukaba wabasha gukora album n'ibintu bya danje ntimukabikinishe. Yago ajya batama ngo bombo clad nade. Hano ubwo urumva byari imbere, noneho urukundo, ubusabane bigiye hari ubwo yashishikarizaga abantu kujya gusapotinga umuvandimwe. Na n'ubu reka tubikomeze. Niba Nopuja yandika agacuranga indirimbo kuri radio ye, niba Anita Pendo, ba X-Large, ba Chris Easy ndetse n'abandi benshi cyane, mureke noneho dukore bwa bumwe bw'iterambere kugira ngo twiyubakire showbiz yacu nyarwanda iryoheye amaso. Amakuru y'imyidagaduro, ibiganiro byiza cyane kuri YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu. Turi kumwe. Ciao ciao.